Inama y'umunsi y'abashakanye: kurekura imbaraga z'amasengesho mu buzima bwanyu. Imbaraga z'isengesho zimeze nk'iturika ry'ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu. Iyo zirekuwe rero zikaba zihinduka intwaro zikomeye kandi zitera ikintu cyo kwirwanaho cyane. Ushobora kwiringira amasengesho yawe hanyuma ukiringira imbaraga mu buzima bwawe z'isengesho mu gihe urimo gusenga. Ushobora rero kurekura imbaraga z'amasengesho mu buzima bwawe ukora ibi ngibi bikurikira. Rekura imbaraga z'amasengesho mu magambo yawe. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwiriye umusozi uti shinguka utabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we kandi yizeye yuko icyo avuze kiri buze kuza gukorwa yakibona. Soma muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 23. Burya rero amagambo ashobora kwihuta cyane mu kugira ibyo ahagarika bitagenda neza mu buzima bwawe hamwe no kugira ibyo akosora. Binyuze mu magambo yawe ushobora kurekura rwose umugisha ujyanye n'ubuzima, ushobora kurekura umugisha ujyanye no gukiza, kuva mu madeni, gutera imbere k'urugo rwawe, amafaranga menshi, abana banyu, amahoro mu rugo rwanyu, kurindwa n'Imana, kuramba ndetse n'ibindi. Amagambo yawe rero akaba ashyiraho imbaraga zikomeye cyane kandi akaba yaguteza imbere mu buryo burenze ubwo wakwiyumvisha. Senga uvuga uti nirukanye abadayimoni bose bashobora kuza iwanjye, nirukanye mu izina rya Yesu ibishaka kurumbya ubuzima bwanjye bwose. Mwami, nkiza umutima wanjye imbere yawe kandi rwose undinde. Ndasaba amaraso ya Kristo kugira ngo arinde umwuka wacu mu buzima bwanjye kandi ndagize umugambi wose wa Satani kurekura imbaraga z'amasezerano mu bice byose by'ubuzima bwanjye. Amagambo ubwabyo n'urufunguzo rw'ubuzima bwiza. Icya kabiri, koresha imbaraga zo kwizera. Niwemera isezerano ry'Imana, ibi ni ibikorwa nabyo bizagufasha cyane mu buzima bwanyu. Ukwizera nyakuri ntigushobora kureka gukora uko byagenda kose, icyo ukora ni ukugushyira imbere. Muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 22 handitse uburyo umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu maze arataka abwira umwami ati, mwene Dawidi, mbabarira umukobwa wanjye yatewe na dayimoni cyane. Birumvikana yuko yari yizeye yuko umwami ari buze kuza kumukiza. Barutimayo wari impumyi nawe yabigenje atyo. Urekura imbaraga zo kwizera rero hamwe n'amasezerano mu bikorwa bye bizamufasha cyane bikomeye kandi anyurwe n'ishimwe. Kwizera ntabwo bizigera bigutenguha kuko uwizera wese azabona kuko ibintu byose yizera. Icya gatatu, ibintu byose birashoboka kuwemera. Soma muri Zaburi igice cya 9 umurongo wa 23. Isezerano Imana yagiranye nawe ni ikigaragaza imbabazi zayo, ndetse ikirenze ibyo ni isezerano ry'amaraso. Niyo mpamvu ushobora gushingira kuri ayo masezerano kugira ngo ukire, unezerwe kandi ugire n'umutuzo mu mutima wawe. Igihe Imana yagiranaga isezerano na Aburahamu, yarazi ko nta gushidikanya na guto iryo sezerano rizasohora. Aburahamu yarasobanukiye neza uburemere bw'amasezerano y'Imana. Hagarara rero nawe utekereze ku kintu kimwe ushaka cyane muri kino gihe. N'icyo ufite mu bitekerezo byawe, noneho wakora iki uzi neza 100% yuko uzakira ejo. Nibyo rwose, niba kwizera ufite gutyo ari gutyo kumeze, ibyo ngibyo bizakunda. Amarangamutima yayo yose wagira cyangwa se gahunda wakora, ibyo ngibyo ni ibyiringiro kandi kuririmba, kubyina, guhimbaza ndetse no gusenga imbere ya Nyagasani nabyo bikaba bigomba guhoraho. Urashaka kurekura imbaraga z'amasengesho mu buzima bwawe? Noneho reba neza mu masezerano wagiranye n'Imana. Reka umwuka wera kwereka uko byagenze igihe Yesu yahindukaga igitambo cyemeje amasezerano yawe n'Imana. Reka kwereke icyo bivuze mu gihe yaguhaga izina rye, aho wabisanga muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 23, igihe yaguhaga ubutware bwe, aho wabisanga muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Icyo bisobanuye igihe yaguhaga intwaro ze, Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 17. Numara kumenya icyo Yesu yashakaga kuvuga igihe yavugaga ati, iri niryo sezerano rishya ryashyizweho mu maraso yanjye, ubuzima bwawe rwose ntabwo buzongera kuba kimwe ukundi. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya.
Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigawukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nimibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.